N'amakuru abantu benshi bari gukomeza kugarukaho haba ku mbuga nkoranyambaga, ibitangazamakuru bitandukanye biri gukomeza kugaruka kuri uwo mwana wavutse mu mwaka w'ibihumbi 2007. Niba byumvikana neza uyu mwana afite imyaka 19, 2007, 2026, kuri ubu ngubu yagakwiriye kuba yujuje imyaka igera kuri 19. Ariko ibiro byamubayeho abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bitandukanye, cyane ko nanone ari bwa buzima dusanzwe twiberaho bwa buri munsi. Ni za nkuru, ni wa mujyo nanone tugenda tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye zibibera muri community, how people socialize each other. Ni gute abantu babayeho, imibereho yabo, lifestyle yabo imeze ite. Ngira ngo ni byinshi muri icyo kintu cya lifestyle, inkuru zigiye zitandukanye tugenda tubagezaho zibibera muri sosiyete. Kuri uyu mukobwa tugiye kugaruka ku kijyanye no kugira inshuti zitari nziza, fake friends, bitewe n'ibyamubayeho, cyangwa se no mu buzima busanzwe ukaba ufite umuntu ukamubwira ibyawe byose, ariko mu mutima wiwe ari kugukomera, atari ko kwifuriza ibyiza, noneho byagera ku kijyanye no gutsinda cyangwa se n'intambwe wateye ugasanga abantu birabababaje ku rwego bagambirira no kuba bagukura ku isi, bakakuroga ukava ku isi, kandi bigakorwa n'inshuti zawe magara wizeraga. Nyine kube famiye zigasigara zivuga ngo ese uyu muntu koko twari twarafashe nk'umuntu w'imbere yacu, koko agahangara agakora ibi bintu. Wumve abantu benshi iyi nkuru iri gukomeza kubashengura cyane. Uyu mwana w'umukobwa nk'uko nabikugejeho, ni umwana w'imyaka 19. Uyu mwana yagize inzozi zo kuzakura akajya kwiga hanze, cyane ko iwabo hari ukuntu bari bameze, hari ukuntu bari bafite amafaranga. Byabaye ejo bundi ku itariki ya 14 mu ijoro, tegereza ndibuze kuza kuba nakugezaho ngo byagenze gute. Uyu mwana agira izo nzozi arangije yiga segonderi ku myaka 19, segonderi yarayisoje. Uyu mwana yagize inzozi zo kujya kwiga muri Germany, mu Budage, afashijwemo na famiye ye bafite amafaranga. Uyu mwana aravuga ati rwose ni uku nguku bigomba kugenda, famiye zirabyemeza. Amaze gusoza bati ngaho igikurikiyeho no gushaka ibyangombwa. Ni umukamerune, haraza Douala, ni umunyafurika mugenzi wacu, ariko bitewe wenda n'ibisanzwe bibaho muri sosiyete yacu tubayeho ya buri munsi, muri community, amashyari n'ibiki, abantu benshi byabaye kuri uyu mwana witwa Belva. Abantu benshi bari kubikuramo isomo rikomeye cyane. Ni inkuru iri gukora abantu ku mitima, bamwe bakanatanga experience, cyangwa se n'abantu bagiye babahemukira bari bizeye, ugasanga hajemo n'imfu, ibintu nk'ibyo ngibyo n'amarozi. Ngira ngo murabizi ko isomo rya nyuma umuntu abinuza akibera umurozi ni ukugira ishyari. Maze uyu mwana atangira process mu mpera za 2025. Yatangiye ama process yo gushaka visa byirukanka, kubera ko hariho amafaranga. Visa irihuta pe, visa yiwe yarihuse yo kukomereza amasomo yiwe muri Germany. Ariko uyu mwana w'imyaka 19 akaba yari afite inshuti ziwe. Hari ukuntu umuntu aba afite, nabyita ubuseniki, aba afite nk'ikigurupe, cyangwa se abana nyine bari mu kigero kimwe, agendana nabo, abari kumwe nabo, ugasanga barabikana utubanga tugiye dutandukanye. Abasore bagiye babatereta, niba abakobwa uba usanga bitana ngo hani, ngo shushu, ngo sweetheart, bahura ugasanga basomanye iminwa ku yindi. Ngira ngo icyo kigero cy'abana b'imyaka 19, 18, 20 kugeza nko kuri 23, abo bana b'abakobwa ngira ngo uriho urabakura mu mutwe wawe, kandi uriho urabumva. Kandi n'abana, aba bana iyo hari uvuyemo agasucceedinga, hari ukuntu bagira utuntu tw'udushyari.
bakumva niba umwe muri bateye intambwe bayiterana kubera ko bari mu kigero kimwe, nyine mayindi yabo ntabwo iraba shapu, ntibaramenya ngo hanze bimeze gute, ugasanga nyine ikintu kimeze gutyo. Ariko kandi muri utu tugurupe hakabamo ikintu bita kunegurana, ngo ka kanaka, ka Kevine se, ka Sandra se, ubu se karana buriya buguru, nuko nguko ako kagurupe niko uyu mwana w'umukobwa yarimo. Maze reka uyu mwana w'umukobwa abagezeho inkuru nziza ko ari gushaka ibijyanye na viza. Abana b'abakobwa basengera mu mutima bavuga bati aragatsindwa n'Imana, ubundi twagiye kudusiga hano muri iki gihugu ngo agiye hanze. Basengera mu mutima kugira ngo ntabone viza yo kujya hanze, ikintu bita amashyari, ntabone viza yo kujya hanze, basengera mu mutima. Hanyuma nyuma yaho nibwo baje kumva ko uyu Belva yamaze kubona viza. Maze abana amashyari aragenda arabica, kuko baragiye bagira amashyari. Kandi n'utwana uba usanga niba twishyize hamwe, niba ari nka dutanu ugasanga nka dutatu twishyira hamwe turanegura abandi, nyine uba usanga tunegurana utu twana two muri iyi myaka. Dukunze kunegurana, turanegurana sinzi impamvu, tukavuga no ku basore cyane badutereta n'ibyabaye. Utu twana twagize amashyari yo ku rwego rwo hejuru. Maze muri iri shyari Satani aza kuza kuba yasura utu twana. Turangije twigira inama y'uko uyu mugenzi wabo ugiye kubasiga akabateye iyindi ntambwe abasize, tugomba kumugirira nabi. Aba bana bo mu kigero cyiwe, uducuti twiwe, batuye tugomba, ntabwo byakunda. Biga inama, barangije baramuhamagara ku munsi yari kugendaho. Haburaga umunsi umwe kugira ngo agende. Bategura umunsi n'ubundi nk'uko basangiraga ahantu hagiye hatandukanye, umunsi wo kumusezeraho. Ariko uwo niwo munsi wa nyuma. Ubuzima bw'uyu Belva bwari kurangira. Umwana w'umukobwa uri kureba kuri iyo screen. Utwana twateguye gahunda yo kuroga Belva, kurangiza ubuzima bwiwe, kurangiza inzozi z'uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 19 wari ugiye kwiga muri Germany, kubera ko yari yarababwiye ko azigayo yarangiza akaniberayo. Ati ngewe nagiye, ubuzima ati nagiye. Utwana amashyari aragenda aratwica pe. Dutegura icyo gikorwa cy'ubugizi bwa nabi. Maze tubwira Belva tuti sheri hani, murabizi ubwo n'utuzina abana bagenda bitana, sweetheart, ubu tuzagusezeraho, ariko se sheri tuzagukumbura, ariko se sweetheart, ariko pucu. Utwo tuzina uyu mwana bagenda batumwita bati dushaka ko n'ubundi nk'uko twasangiraga dusohokera ahantu tugasangira, hanyuma tugasangira ibya nyuma. Bari bateguye gahunda. Uyu mwana barangije muri icyo kirori cyo gusezera, niho aba bana bamurogeye. Uyu mwana yavuye ahantu basangiriye yumva afite pain, yacitse intege, ndetse ari kuribwa mu nda. Wumve ko byamubayeho. Donc amaze gufata ibyo bintu, amaze gukonsoma ibyo birozi, utu twana tugenzi twe twari twamushyiriye mu byo kurya, mu byo kunywa byose, nyine twateguye amarozi. Uyu mwana hava yumva atameze neza. Arangije agera mu rugo iwabo, uyu mwana bamujyana ku bitaro. Ako kanya kigezwa ku bitaro byahise birangira, nta nubwo byategereje ngo amasanga. Oya, akigezwa ku bitaro byahise birangira. Uyu mwana ahita apfa. Yari kugenda nk'ejo, haburaga umunsi umwe yari kugenda. Ubwo n'ejo kuwa kane nibwo yari bugende, mu ijoro ryo ku itariki ya 17. Ibyo byabaye kuwa gatatu mu masaha ya nimugoroba. Uyu mwana inzozi ziwe ziba zirangiriye aho ngaho. Ibi ni ibintu biri kwigisha abantu benshi, cyane cyane baba diaspora, cyangwa se reka wenda ndeke kwibanda ngo kuba diaspora ibintu ngo by'amashyari.
ariko kimwe mu bintu abantu bari kuvuga, niba hari urugendo rwawe uri gutegura rwa viza rwo kujya hanze, keep gerageza ubikiping yourself, gerageza ubibike ku giti cyawe, kandi be careful with who you spend time with. Umenye ngo abantu mbere yo kugenda, abantu uri kubwira ibyo bintu ese ni bantu ki? Make sure, menya neza ngo abantu uri guspendinga time uri kumwe nabo ni bande, ubige ubamenye. Apana ibyo kuvuga ngo wowe inshuti, ufite inshuti ngo nibiki. Bumve uyu mwana w'umukobwa ari gushengura abantu benshi. No muri ubuzima busanzwe umuntu ari ukuntu ugira inshuti ugasanga igukoreye ibintu ukavuga ute se, ndabizi n'abari kutwumva nari abantu bagiye bahemukirwa n'inshuti, n'uwo bita inshuti a friend, ukagira ngo inshuti yawe ni umuntu wawe, ukagira ngo inshuti yawe ugiye kuyibitsa amabanga, nyamaze niwe muntu ugera hanze akakwivamo akagutaranga akavuga buri kimwe cyose ati kanaka, akagushyira hanze. Ndabizi ko n'abantu muri kutwumva mwagiye muhemukirwa n'icyo bita inshuti, ugatungurwa ukavuga uti uyu muntu arantunguye, ntabwo nari nzi ko ameze gutya. Ugasanga umuntu uramusangiza ibyawe, uramusangiza success yawe, nyamaze ishyari, urwango nibyo byuzuye mu mutima wiwe. Nyamaze umuntu ukamubona yisize utuvuta, ukagira n'inshuti yawe, ukagira n'umuntu mwiza, nyamaze uri kubwira success yawe agufitiye ishyari, umutima wenda guturika. Kandi inshuti z'iyi minsi akenshi usanga ariko zimeze. Inshuti yawe ukayibwira success yawe, uko wateye intambwe, ibyo umaze kugura, ugasanga ishyari mu mutima, arasenga ati uyu mushenzi ibi bintu abigezeho gute, uwamumanura akamushyira hasi bundi byagenda gute kugira ngo umuroge. Ibintu nk'ibyo ngibyo biriho muri iyi minsi. Kagira ngo fake friends, ukagira ngo ni inshuti. Niba ufite inshuti ikaba yarakubereye mwiza kugeza igihe mumenyaniye, mukaba mumaze igihe kinini mumenyanye, hashize imyaka myinshi, akaba atarigeze agwemukira. Niba hari ikintu kigoye muri iyi minsi, ni ukubona inshuti nyanshuti uganiriza ibyawe, ikabikipinga, ikakugira inama, ahubwo ikakwigisha uburyo ugomba gukoramo ibintu. Inshuti, niba ufite inshuti nyanshuti, kubona inshuti nyanshuti muri iyi minsi nibyo bintu bihenze byo ku rwego rutavugwa. Ni nabyo bintu abantu bagakwiriye no kujya basengera cyane, kugira inshuti nyanshuti, inshuti itaragutaranga, nyine ukavuga ibyawe ikabikipinga, ahubwo ikakugira inama. Ugasanga inshuti yawe niyo uruhukiraho, niyo ubwira imitwaro yawe uko ibintu bimeze, ikakugira inama. Mw'abantu mwe, niyo mpamvu kuri ubu hadutse imvugo ivuga ngo inshuti ni Yesu, kubera ko Yesu urasenguka Yesu urakamubwira buri kimwe cyose, ntiyakumenera ibanga, mbese ntiyagira gute, sinzi ukuntu nabikubwira, buri kimwe cyose. Wenda ari imvugo nari ngiye gukoresha hahandi tujya ukagenda ugakora ibishoboka byose, buriya kintu bita buramuzi ukuntu kintu bita tuwarete yawe bibitsa amabanga. tuwarete yawe bibitsa amabanga. Reka ndeke kubigereranya no kuvuga ngo yabaga abantu ngo bagira gutya, kubera ko izi byose izi buri kimwe ahantu nyine twe dutinya, nyine tuwarete ubusanga buri kimwe cyose, kandi nta ibanga irarikipinga nta. So kimwe mu bintu abandi bantu nanone bari kungukira muri ibi bintu, mu by'ukuri gusharinga success yawe, kugura inzu, ukajya ku mbuga naguze inzu, ukabigeza na hehe mu mafamiye hose, waguze inzu, wubatse inzu, waguze amamodoka, ugeze ahangaha na don't, kubera ko ibyo bintu nubikora gupostinga ibintu by'amasuccess yawe no kubwira abantu amasuccess yawe, uburi kururira abanyamashyari. Nutakuza gutekereza watari kuyu muntu ubundi ni muntu ki,
uyu muntu uri kuzamuka gutya ni muntu ki? Ugasanga kwanze hari ukuntu wanga umuntu mutanaziranye nta n'ikintu muziranyeho, ugasanga urwango rurazamutse umuntu utamuzi cyane. Noneho uba usanga abanyarwanda ariko bimereye bagira amashyari, umuntu ukamugirira ishyari utamuzi, yigereye muri karitsiye ugasanga abantu bakugizeho amashyari. Ngira ngo ibyo bintu mu by'ukuri don't share your success. Umva abantu baza ubundi bajye bamenya ngo nyine kubivuga ibintu byo kubivuga no, ahubwo nyine ibikorwa byawe ibintu byo kuvuga ngo ibikorwa byawe babona ubayeho neza buri kimwe cyose. Naho ibyo bintu byo kujya kwirata ngo success ngo byagenze gutya ngo nabonye ngo vizangu ubu ngo ngiye kwigendera, don't share your success, kubera kuri urikururira abanyamashyari, uri urikururira abanzi, uri urikururira ibisambo, ibyo bintu byose. So ariko kandi trust none when it comes to success. Ntuzagire umuntu wizera iyo bigeze kuri success yawe. Umaze gusucceeding ukabona abantu bari kukwiyegereza, wamaze gutsinda, wamaze kugira gute, iyo abantu bari kukwiyegereza, don't trust. Buri kimwe cyose uzajya ukora jya ubanza utekereze, buri muntu wese wiyegereza ubanza utekereze ngo uyu muntu ni muntu ki? Kubera ko ibintu ndi kubabwira ishyari ririho mw'abantu. Abantu bari gupfa kubera amashyari, kubera amashyari. Ibi bintu biriho. Ngira ngo harimo inkuru yigeze, reka nsoreze kuri iyi nkuru kugira ngo wumve. Inkuru yigeze kuba mu majyaruguru, iyo nkuru banzana narayibagejeho hano kuri Shadow 250 TV. Ngira ngo iki kintu ndi kukubwira ngo ishyari ririho ni ukugira ngo ubyumve. Mu majyaruguru hari inkuru nabagejeho y'umugabo. Umugabo yari afite umugore we, bari mu bukene pe bwo ku rwego rutavugwa, no muri karitsiye babiza amafamiye byose. Ariko umugabo ajya arakora yubakira inzu uwo mugore wiwe, maze uyu mugore yari afite mukeba we agira ishyari, amugirira ishyari ati ni gute koko, ni gute abantu bari bakennye gutya, mukeba wanjye akaba akize kunsumbi. Uwo mubyeyi ndabyibuka yari atwite, uwo mugore wa mukeba we niwe wamuroze, ngo byavuzwe ko ngo yafatanije ngo na nyina w'umusore. Reba gupanga kwica umukazana wawe ugapanga kumwica. Nyine ibyo bintu by'amashyari. Umubyeyi yari atwite, umva byarangiye ngo ari uko nguko ngo bigenze, ngo amukubita ibirozi n'ibiki. Ngira ngo inda yari igeze n'igihe cyo kuvuka, bashyinguye imva ebyiri. Umva ukuntu nyine ibintu byitwa amashyari kubera iyo success, kubona ngo mukeba we umugabo wamwuzurije inzu, ngewe umugabo wanjye nta hantu bigeze, kandi abagabo baravukana ni abavandimwe. Ariko se ni ukubera iki yakize? Ni ukubera iki akize? Ni ukubera iki azamutse hakazamo icyo kintu bita amarozi? So ibintu byitwa amarozi biriho mw'abantu, mw'ibyabaye kuri uyu mwana w'umukobwa biri gukomeza gushengura abantu.